ashobora kuba anzi ijambo rimwe kuri ya mpano. man I love you so much ntago wabyumva gusa umunsi twabonanye sinitaye ko ndeshuku nzaguhobera sinitaye ko ndeshuku ubyumve nzaguhobera pe kubera nyine kuko ngenda umuntu ugira urukundo rwinshi pe rwinshi noneho nkababara cyane bingana n'uko urukundo nuko mba nakunze noneho ikindi nkanga umuntu umbwira nabi buriya babucura mana yanjye ababucura abantu batubwira nabi ntimukarenganye babucura kuko rwose iyo umbwiye nabi mana yanjye uhiturira. twige gufata bagenzi bacu nk'abandi bantu dukundane tumerane neza buri wese afate mugenzi we nk'umuvandimwe kuko ntazi ko ejo icyo azamubera wasanga uwo uri gufata nabi ari wo mugisha wawe. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mbashimire cyane by'umwihariko rwo koza subscribe nawe utarayikora mbwira ngo uyu ni mwanya kugira ngo uyikore ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Tugize umugisha wo kwakira umwari mwiza cyane n'umurara kuri screen za telefone cyangwa se za machine aho muri kurebera niwe tugiye guha umwanya kugira ngo abanze adusuhuze anatwibwira ubundi tuganire. Murakoze cyane. Yego. Amazina ni Becky Nish. Akaba ari wa mukobwa wanyu n'ubundi musanzwe mubona kenshi. Sanzwe akurikirana imbuga nkoranyambaga, amafilme, costume actrice. Ndabakunda cyane. Okay, urakoze cyane. Ndagira ngo rero mbere yuko turuze kuganira turi bije mu kiganiro cy'uyu munsi maze mfata uyu mwanya mbikuye ku mutima nkwifurize isabukuru nziza. Uyu ni umunsi wabone hizwa rero niyo twese mu gushyira iki kiganiro uyu munsi kugira ngo tubonereho kukwifuriza umunsi wawe w'amavuko. Happy birthday to you. Thank you so much. I appreciate. Welcome. Uriyumva ku munsi wawe? Bon. Ni ibyishimo mana yanjye. Ni umunsi udasanzwe kuri njye. Umunsi Imana yemeye ko ndeba izuba mbona ukwezi, umunsi mbona mama wanjye wantwise amezi 9 kambyara akangira ku gise, papa wanjye abo tuvukana mbona inshuti nyinshi harimo na uyu nyine uri kunyifuriza isabukuru nziza. Urakoze cyane. Uyu munsi iyo bitaza kuba byakagera ntago nari kumubona. Yego. Yeah. Okay, urakoze cyane mbona no gushimira ababyeyi bakwibarutse, ababyeyi beza bazi kuganira. Ndanabakumbuye by the way. You most welcome. Mana yanjye nawe baragukumbuye. By'umwihariko mushuti wanjye Dani. Rero. Kude chapeau ndagusuje aho uri hose. Bujumbura. Ariko nawe baye kataje. Mubwira utaza bahari. Derera nambeshe by the way. Dani. Mubwira ati Dani rwose wambwiye ko uzaba uri Kigali ariko ntabwo. Azagutumira najya kuzana umugeni. Niko azantumira? Ariko ura wamushakira umunyarwandakazi. Wamushakira umunyarwandakazi. Basi. Cyana cyiza. Mu Rwanda dufite abana beza rwose. Dani ngiye mwemereye umugeni. Niba mushakira. My brother nizere kubyumva. Bakwemereye umugore? Umba kuzamushakira ariko nanjye akanshakira urundi kazi. Dore hari ukuntu ejo nibamusha nga barundi kazi hajya kakarimo ni gute? Okay. Takarimbo ka ya mpano. Uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi. Ibazi wabo baracatanga umunani umukobwa w'umurundi. Uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi abigira ibanga kugeza umukuyi wabo. Bariya se nibyo ra? Ya mpano. Nyine biriya iririmbye nibyo. Abigira ibanga. Webwe? Secret. Wase ko wambwiye wa mukwe wacu. Aragenda kabanza kabitaba kabishajya hasi. Nyine ko wambwiye wa mukwe wacu. Uwe. Wa mukwe wacu. Waundi se? Wanje wawe. Wawe. Wanje. Wa musheri wawe nyine ko wambwiye kahari. Ari? Ni wambwiye. Ari muri imagination. Yereka tubigira ibanga ariko urabizi neza ko. Ubiretse. My man nawe urabizi.
Nibanga. Nibanga. Mpaka ku iwabo. None se nyine urajya nje mbivuge. Arahari. Ariko mu gihe kitaragiye cyo kumwerekana. Ubu se ko bivuze hari icyo ubaye? Mvuze ko hari. Ariko simvuze uwo ari we. Simvuze uwo ari we. Yes, mwabyushe rero ni Becky turimo turaganira kiga cyacu uyu munsi, turimo turamwifuriza isabukuru, nibutse inshuti ziwe, abagenzi yego mwigeme ndabakunda cyane, yego nimwe bagenzi banje basha muri nkora mutima ziwanje muri byose kuri jewe n'ukuri. Yes, niho nabibutsaga rero ngo abazi kuririmba bakore mu nganzo bakuririmbire isabukuru nziza, abashoboye gukanda akanyenyeri bakandeho kugira ngo umunsi wawe ugende neza. Ega gushinyagura frere akanyenyeri sasa ntago kagikora, barambwiye ngo nikagikora. Barabesha. Nzomwenda kwereke message n'ukuri. Barabesha. Bamwe ngo nikagikora buto yarapfuye. Niba yarapfuye okay nta kibazo kandi nzonda bibutsa baje ku makarita. Kuri nuzeya kuri banke kuri kiyacuma birakora. Birakora bone bakubwira ati isabukuru nziza. Umuntu wese yemeye kwikwifuriza mu buryo bugiye butandukanye. Icyambere nuko kwibuka bakabikwifuriza, ariko rwose wakanyenyeri wa Western ibintu nk'ibyo ngibyo ka World Limit bose umwari wacu akwiye kugira gute, dore ni kabucura kabucura abiwabo bagakunda kubi ni kabucura abiwabo bagafuhira bubi, ibyo mubwira byose naribi, ibyo mubitsa byose nabivuga, yabigize byizerwa ankura mu bwibune. Ariko uzi no kuririmba, ariko yarahiriwe. Yamano jewe rega yamano yanyigishije kuririmba. Niwe waririmbye nako ngakorya. Burya se ashokuba anzi ijambo rimwe kuri ya mpano. Man, I love you so much. Ntago wabyumva. Gusa umunsi twabonanye. Sinitaye ko ndeshuku nzaguhobera. Sinitaye ko ndeshuku ubyumve nzaguhobera kubera aririmba indirimbo zikankora ku mutima. First time ugiye mumenya abenshi twamenye ngira ngo kuri ya ndirimbo umuntu. Ego. Ya ndirimbo yatwigishije ibintu byinshi. Vraiment umuntu ni umuntu, ntushobora kumenya umuntu ngo ni runaka. Mbese ishusho umuntu akweretse uyu munsi si yakwerekeje ubundi. That's why rero nuza ya mpano yaduhaye, nuza nabyita nko kutwongerera. Ego. Kongera kumenya umuntu bundi bushya tukamenya uwo ari ko umuntu ntabwo twamenya ko ntabwo twamusobanukirwa. Ubusenge uranze. Uri muremure nicyo nzi. Ibyo ni physical. Ibindi mo sindabizi. Abadukurikiye umukobwa mureba hano ni giraffe. Umva rero bimwe dupfa. Urumva rero ya mpano ndamika gashoko ya mpano agomba kumenya ko basa kumva ibyo mubwiye. Mugenere message yihariye kandi ngomba kuyimugezaho. Nukuri pe. Yego ngomba kuyimugezaho. Wayimubwira ati ya mpano uhere kuri iryo jambo. Ukurikizaho message kugira ngo yumve ko ari wigenewe. Ya mpano. Ndagukunda. Ndagukunda ubyumve. Nyine uraririmba nkunda ijwi ryawe, nkunda amagambo uririmba mu ndirimbo. No especially warandirimbiye ko ndi kabucura, uririmbira n'abandi babucura bagenzi banje. No ikirenzeho uririmbira abarundi kazi. So rero mana yanjye abigeme. Asha, ni nawe mu boss nzoguhinka. None iburo zayishushanya. Inyagatare nabonye hariho igika kinini, inka nini, jya nini. Nzoyikurayo ndayikuzanira ndayikura. Uretse kuno umuziki wiwe mu buzima busanzwe umurebye n'umuntu ufata gute? Yamano. Ego. Yamano bon okay. Iyo umuntu mubona ku ruhande nubuzi we ukuna ameza ariko physical rwo agaragara mbona ari umwana mwiza. Ego. Nyine mbona ari umuntu ugira ubumuntu muri we. Atiyemera nk'uko abandi bantuze yabiyumva nyine abastari hari igihura n'umusitari wamureba ukase agakwiyemeraho mujerami
hari ikintu utaragafata ubuse yakongera hari wakongera kukwemeraho ubu nta n'uwanyemeraho uko mbese uko yaba angana kose keretse his excellent uriya mugabo ndamukunda uriya rwose mana yanjye yanyemeraho byikubye inshuro 100 ariko abandi bose icyiza kiwe nta nubwo yemera nicyo cyiza kiwe imvugo niyongero ni kwa kundi umuturage kwisonga gutya biba bigoye ariko ugize amahirwe ukamukoraho gusa njyewe mukozeho gusa cyazame pase iriya muhungu wiwe ntacyo ntangaje icecekera ndekeyaho tubiharire Nyagasani nibizi ariko ndamukunda yafashije abarundi bagenzi bacu benshi yafashije abantu benshi bagiye batandukanye igihugu kiba cyiza cyane kiraguka right now urabona ko u Rwanda ari nabyita ko ari amahanga ni paradizo byongereho paradizo pe nta rindi imana yawe harya ni sky tugira ngo ni tambarare pe imana iramutse imanutse izamanukire mu Rwanda ize ewana aba ariho hibera paradizo ko ni heza pe yahagize heza Rumaga yongeraho ngo ruzira umwaga muri iki Rumaga yongeraho ngo u Rwanda ruzira umwaga uko nyene uko hayo bivuga uko nyine uko nyine uhaye ubivuga uko nyene yes mani ushire ni Becky turimo turaganira twahereye ku isabukuru mu bintu bye bitandukanye ariko noneho ku muntu kunya bwa mbere Becky ninde ni muntu ki okay Becky ni umwana w'umukobwa ni umwana wa gatandatu mu bana batandatu mama we yibarutse cya papa we yaragize ni acyari umunyeshuri still ariko birasozanya n'uyu mwaka 2025 nsozanya nabyo nje namwe noneho Becky ni umukinnyi w'amafilme kinano wagiye atandukanye umukobwa ukunda kuririmba nubwo nta jwi ryiza cyane afite ariko uko biri byamuvana hamwe rimushira ahandi arakunzwe agira igikundiro I know Imana yangiriye ubwo buntu ima icyo gikundiro abantu benshi barankunda hari n'abanyanga ko abantu bose ntiwo bashimisha cyane ntiwo bahaza ibyo bifuza Becky ni umuntu ugerageza kuba umuntu muri we uciriritse uri hejuru uri moyenne twese turagendana ko nta muntu n'umwe ujya umbera nta muntu ujya unkomerera cyangwa nta muntu ujya njyangirira njya ngora turabana tukabana uko dushobokanye nkagerageza rimwe kabiri gatatu bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu iyo byanze nyine biba byanze ubananiranywe nanjye uko ngewe ndi umuntu ugerageza kwihangana uko bishobotse mbere yuko wenda nkungira icyo nkubaza ndagira ngo banze utubwiye ko uri umu actrice mu mafilime agiye atandukanye gute wisanze muri sinema okay muri sinema nabyita ko okay ni ikintu cyangwiririye nanjye sinzi sinabyiyumvishaga ko nabasha kuba nayijyamo cause nyine ndi umuntu urabizi ko abarundi twinshi dukunda show ariko itariya cyane yanjye nari nasohotse bisanzwe nkubitana na my boss for the first time ndamusuhuza musuhuje sinzi niba Imana ariyo yamumanukiyemo cyangwa ari we wandebye akambonamo impano ntabwo mbizi ariko kuri uwo munsi nibwo yambajije Kilamani okay Kilamani yambajije niba mbikunda ibintu by'amafilme namubwiye ko ngewe ntabyo nzi ariko mbikunda namubwiye ngo mbese no ku ishuri sinigeze mbikina sinigeze ngerageza aho na gake ariko
narabibonaga nkabona uburyo babinanuza Suzi cyangwa intare y'ingore nk'uko mumuzi benshi yakinaga Bangenzi ba Mutoni abo bose nyine dukinana narebaga uburyo bakinamo nkabona ni byiza nyine bikanshimisha nkavuga ati ariko one day nanjye byanze bikunze nzagera hariya hantu nuko rero byamanutse nkorana na Kira first time ndabikora mbona hari utwo nyine ntari namenyamo ko kugera kuri kamera for the first time ugahita uyimenyera ni ibintu biba bigoye bwa mbere ndakora aka mbere birakunda aka kabiri birakunda aka gatatu bigenda bizamuka nyine bigera none wamenyera kamera right now ushobora kuba nakora ibintu byinshi ko ndakeka nyuma yaho gato nako mbere yaho nibwo nahise nkorana ikiganiro ari bwo bwa mbere ngikoze nyine nacyo kinyongerera kuba namenyera kamera aricyo cyambere ukoze icyambere wagikoze utarajya gukina kwa Kiramani hajya nagikoze mbere yego ndabyibutse kandi nacyo witwaye neza witwaye neza abatanze inama y'umunsi bagikunze ahantu benshi cyane ndabyibutse hariya rero iriya yamaye morale ubanza ari nacyo cyatumye ntinyuka gushatse uriya munyamakuru wamugorora agacupa nyine ahubwo se wamenyeranywa gake kabisa kose ntiyarenza ka pineapple akora nyemereye tubiri niwumva sahari buriya mu kanya nawe araza kubona ikibazo ko mwe akanyenyeri karapfuye akanyenyeri bajya ku cyuma karita cyangwa nkundira abasirimu ibintu byaroroshe rwose nyuma nkubwira urwo ni urugero rwa sinema ariko se nyine urumva bwari ubwa mbere ni ibintu wari wisanzemo kumenyerana na groupe ni ibintu byakugoye bingana iki kugira ngo umenyerane na groupe wari ugiyemo bwa mbere ugiye gukina filime kuko nabikubwiye ngewe ndi umuntu utajya upfa kunaniranwa n'abantu yego iyo mvugishije nkabona ntubyitayeho nkomeza izanjye ko ndeba ibindeba umugani wa Buravani nirebera ibindeba ibitandeba nkarara hirya ni ibintu nk'ibyo nyine ndaza nkuvugishe kuko ni ubwa mbere tumenyanye wowe hari igihe utatinyuka umvugisha ariko njye mbishoboye ndabikora that's why rero njyewe abo nabashaga kuba natinyuka kuba navugisha bakansubiza twaragendanaga so uwo navugishaga nkabona nabyitaho nabishaka it's up to her to him naramwihoreraga nyine nuko byari bimeze ariko nyine bon abenshi twagiye tumenyerana noneho especially mpita mpuriramo n'umukobwa twe tuzenye kera wiganye na mukuru wanjye nawe anyongerera mu kumenyerana nabo urumva ko ntabwo byakugoye biturutse cyane ku miterere yawe kuri umuntu uri sharp umuntu ubona nyine biba biri aho ngaho ni kabucura mu buzima busanzwe nihe defo wiyiziho defo niyiziho yego ubuse ni iyihe defo kiretse niyo gukunda cyane niyo gukunda cyane iyo wakunze urangwa n'iki iyo wakunze uri mu rukundo ni ibiki bikuranga mbere ndahangayika mbura amahoro niyo umuntu angiriye inama sinyumva yego cyo rwose nkiziho noneho hariya ngira inshuti zanjye zirirwa zanutse buri munsi ase wajya ugabanya gukunda nyine kuko ngenda umuntu ugira urukundo rwinshi pe rwinshi noneho nkababara cyane bingana n'uko urukundo nuko mba nakunze icyo nicyo kibazo ngera muri ubu buzima ndumva nta ubwo abasore badukurikiye n'abagihari icyo bagishire muri commentaire abasore badukurikiye ntibazatobarize kabucura n'ukuri babyumve babimenye rwose iyo ni defo karite yawe noneho karite yanjye hayubwo ni ko ngira nyinshi iyo uza uvuga ati rwose umuntu tuzahura karite yawe irazambonaho n'iyi ngiyi ndisanzura sinifata
ntabwo wifata nyine uko mvuze kwifata si bon donc si ushaka kugera ahantu for the first time kwa kundi umuntu yigirishwa amasoni nyine ukahava abantu bose bakwinubye bagize gute no nagize ngo ntabwo wifata urirekura yego turisanzurana nyine bwaba ari bwo bwa mbere tumenyanye bwaba ari bwo bwa kabiri cyangwa ari ubwa kangahe urirekura nyine ndiya depta ngiye ahantu hose ngeze nyine ukirekura nta kibazo ntabyo kwifata kwirekura ushaka kuvuga nyine kugenda ukisanzura mu bantu ubundi buryo ariko kwirekura ndi kuvuga ni ukwisanzura muri rusange ntihanye nibyo navugaga n'ubundi ikindi twavuga kirenze icyo se wenda nicyo kintu niziho n'iki wanga abantu bakunze gukora muri sosiyete ikintu ukunda kubona wanga nanga umuntu mbesha umuntu usuzugura n'umuntu nyiyemeraho nkuko nanjye nakunda kwiyemera ku bantu cyangwa ngo suzugura umuntu ngo nuko agaragara fizikali niko nanjye nanga ko babinkorera ndumva ari cyo kintu cya mbere nanga cyo kintu cya mbere wanga nuguri ndumva ari cyo kintu nanga umuntu usuzugura pe nanga agasuzuguro nanga noneho ikindi nkanga umuntu umbwira nabi buriya babucura mana yanjye abacura abantu batubwira nabi ntimukarenganye babucura kuko rwose iyo umbwiye nabi mana yanjye uhiturira agendana ukwezi hafi umwaka wose ariko ngewe icyiza cyanjye iyo wambwiye nabi nkabona wabuze aho uhera unsaba imbabazi ngenda kwegera basi nkakubwira hano wankoreye nabi nabona ushaka kwikosora saba turakomezanya nabona utabishaka kugira ngo tukureke uryoherwe n'isabukuru yawe ndagira ngo duse n'abegera umusozo ariko mbere ko twegera umusozo ugira ubutumwa utanga muri rusange ubundi abantu dukwiye kubaho gute dukwiye kubana gute dukwiye kwitwara gute ukusanya iyo message mu buryo bugufi murakoze cyane ako kantu mbajije buriya karanshimishije ikintu cya mbere ndashaka ko abantu mwubahe bagenzi banyu mububahishe noneho wa muntu waguhaye umwanya mukamarana amasaha 40 ingahe muvugana mugira gute mwubahe kuko umuntu aba yaguhaye ikintu gikomeye cyane noneho umuntu wifata akakugira inshuti mwaramenyanye mukuza atazi imico yawe nawe utazi yiwe then nyuma mukabana nk'abavandimwe uwo muntu ujya umwubaha noneho cyane cyane ingo ziriho muri iyi minsi nazananye n'umumotari mu gitondo ariko njyanye nyine ahantu naringiye noneho yambwiye ikintu ushakiye nkora ku mutima kirambabaza yambwiye ngo yatwaye umugabo mu gitondo noneho ari kumujyana aramubwira ngo mota ngo ngiye kuguha amafaranga ngo ariko aya ngaya niyo umugore yageneye umugabo niwe ukora umugore yirirwa ajyanye ariko umugore arifata akagenera umugabo si umutungo wa bombi se ni uwa bombi ariko sibaza ko umugabo akenera ikawa atashobora kuyakura mu mafaranga yiwe ahubwo akabanza kwaka uburenganzira umugore we akamubwira ngo sheri abandi barimo baranywa ikawa niba abumwaka akayamuha ntacyo bitwa ikibi nuko yaba abumwaka ntayo urumva se rimwe na rimwe atayamwimanaho ndamukomeje ntacyo oya ariko ni ikintu kibabaje twige kubaha bagenzi bacu noneho umuntu wese umufate urumva umufate nk'umuntu udasanzwe ku buzima bwawe uzi abantu bari gupfa muri iyi minsi njye ndi kubona abana batoya bari gupfa turi mu rugero rumwe abandi banduta gatoya bari gupfa nkagira agahinda uravuga ati niba turi kwiyemera tukiyumva tukumva turi abantu barenze ejo n'ejo bundi turamutse natwe badutaye urusororo Can you imagine nawe wariyemeye kuri mugenzi wawe cyangwa hari ukundi byaba byaragenze ijuru rizakwakira cyangwa uzakirwa n'ikuzimu twige gufata abagenzi bacu nk'abandi bantu dukundane tumerane neza buri wese afate mugenzi we nk'umuvandimwe kuko ntazi ko ejo icyo azamubera wasanga ngo uri gufata nabi ari wo mugisha wawe birabareba urabarabuye njye mba mbabwiye hakiri kare ko rwose mana yanjye
njyewe iteka mpora niteguye saa n'isaha mushobora kumva Becky nigendeye yarakera ibyo rero ngomba kwiga kubana n'abandi mu gihe nyifite umwuka Imana ikintije ubu buzima nkabana na buri umwe wese neza wowe nitubana ntiwifuze kubana nanjye it's up to you uzaci yawe nanjye nzaci yanjye kandi nanone ni nka kubufasha ukabunyima umuryango wanjye nka kubufasha ikabunyima nzerekeza y'urusororo hariya wishura rimwe bagiye kugushyingura ubundi witurira iteka nta kode ntiwishuze wacu ni mu ijuru hariya niho nazacumbika hariya niho tunyura niyo airport idutwara mu ijuru cyane rwose niyo nzira nyuma y'iyo nama utanze biragoye ko nagira ikintu nongeraho ahubwo nakubwira ngo uriyumva ute ugiye guselebratinga isabukuru yawe first of all mbere yo guselebratinga ndashaka gushimira cyane mama wanjye my mom, I'm so happy for you. Ndishimye cyane kuba waramzaye, kuba waremeye nkaza mu nda yawe ukantwita amezi 9 nkavuka. Mana yanjye ni ikintu kidasanzwe n'ukuri. Abandi baba barabakuyemo ariko ngiye kuba waranyemereye ukambyara nkavuka nkitwa umwana wawe, noneho especially nkabakabucura umpucuri. Nyine ni ibintu bishimishije, ni ibintu Imana yanjye. Kutarira se amosozi amosozi nzarira kera ariko nyine Imana yanjye ibyishimo biri ku mutima, sinzi ukuntu nabikubwira ariko ndagushimiye, ndagukunda wowe papa ndetse n'abo tuvukana bose n'abacuti banjye bagerageje kunyifuriza isabukuru nziza, harimo twini wanjye Mumu ni umukobwa nkunda cyane, ni umucuti wanjye, harimo patena wanjye ni nawe mufata nka sister wanjye Mama Liana, Fonek nawe ndagushimira cyane ko mani wantunguye, ntabwo nari nzi kuri mumamagara ukanyifuriza isabukuru nziza. Nkashimira abana bose twigana nabo ndabashimira, bakoze uko bakorora, bakoze uko bashoboye kose barabinyifuriza, ndabashimiye Mana yanjye. Nawe ndagushimiye frere, mbese umora hafi unsapotinga muri byinshi, hari byinshi ngenda nyine nkungukiraho. Hari n'uwitwa Bebe nawe ni close friend wanjye, ndamukunda cyane nawe arabizi, hari byinshi asapotingamo, hari byinshi afashamo. I'm so appreciate for all. Nkaya ngiye celebrating my birthday, so abari bubashe ni karibu muze kuza mwifatanye ibyishimo nanjye, twishimane tumere neza kandi ndabakunda. ngira ngo rero urakoze gushimira buryo umwana n'ushima, nanjye ariko sinabara gushimira by'umwihariko n'umukobwa mwiza, umwana mwiza wa so kind, ariko nibaza ko bikura kuri pastor na mama pasteur. Respect my dad. Abo abenshi muri famille yawe harimo abo ko bashiye kuvuga ariko nta numwe turabona nabandi, ariko n'abatanze hari abonzi. Shimire Esther uzadusura. Nshimire Esther, nshimire Sara, nshimire Dani by'umwihariko mushuti wanjye cyane. Ubundi nkubwire ngo uryoherwe, utere imbere muri byose, more money, more kando, ibintu neza cyane. Ubundi dusoze tararengaho. Nibutse ko uyu munsi ari n'isabukuru ya wedding ya mukuru wanjye uba muri Swiss, Deborah. Ndagukunda we na Bofre, mwishimira kuri uyu munsi wanyu. Mfite ibyishimo byinshi ko umunsi mwakorewe ubukwe ari nawo munsi navukiyeho. Ndabakunda cyane 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 cyane. I hope ko nibigenda neza nzabasanga ahantu muba. Mwenjoying umunsi wanyu w'isabukuru igihe mumaze mubana, gihe mwashingiranywe. Ndabakunda cyane. Reka tugushimire kandi babwire ngo ubutaha tubonane vuba cyane cyane cyane.